turabasuje mu mwese mukurikira Zeyipafo TV. Nyuma y'intambara yahuje M23 ndetse igisirikare cya FARDC nabo bari bafatanyije kurwanya umutwe wa M23 mu bice by'uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, twaje kwibaza uko abaturage baherereye mu bice M23 yafashe ndetse iri kugenzura kugeza ubu ngubu. Tuza kunyarukira cyangwa se tunyarutsa kamera yacu terekeza mu bice by'Imasisi, tuza gusanga abaturage baho kugeza ubu ngubu bahamya ko bamerewe neza, ndetse twaje kugera ku misozi myinshi iri hariya iherereyeho ibikorwa bigendanye n'ubworozi. Tuvugana n'abari muri biriya bice ndetse bahita banaduhamiriza ko kugeza ubu ngubu babayeho mu mahoro meza asesuye, ndetse ko umutekano wagarutse kugeza aho ubu ngubu bari gukora ibikorwa byabo mu mahoro nta kibazo. Bakaba baraboneyeho kuduhamiriza ko kugeza ubu ngubu umutekano wamaze kugaruka, ndetse bakaba bari gutunganya umusaruro ukomoka ku bworozi bukorerwa kuri ino misozi ya hano. Tukaba twarasanze barimo batunganya amavuta akomoka ku mata, ibingibi mu Rwanda tumenyereye cyane. Ubwo twasanze harimo basobanura aya mavuta rwose barimo bayatunganya. Urebye neza kuri ino misozi rero urabona ni imisozi ifite ubutaka bwiza, ifite ubutaka buriho kabisa ubwatsi buberewe gushyirwamo inka, ubundi zikajya ziburisha ahantu heza cyane. Imisozi ibereye gukorwaho ibikorwa by'ubuhinzi, ngire ngo hariyo murimo mureba hano hakurya ikorerwaho n'ibikorwa by'ubuhinzi. Kugeza ubu ngubu rero bakaba bahamya ko rwose umutekano wabo urinzwe kandi ko bamerewe neza muri iki gihe bamaze bari kumwe n'igisirikare cya M23. Abo baturage rero icyo bumva bakeneye ngo akaba ari iterambere ry'ibikorwa remezo, ubundi bakabasha gukomeza gukora gahunda zabo mu mahoro ndetse no mu bwisanzure. Urayibona ni imisozi myiza rwose iteye amabengeza, byonyine no kuhagera ukahahagarara uba ubona ari ibintu bibereye ijisho, ndetse ubona ari ahantu heza hanakorerwa n'ibikorwa byo kuba wahasura ukahitegereza. Reka tubareke rero mwihere ijisho bino bikorwa byose twagiye duhitaho uburyo bimeze, mugende mwitegereza neza ino misozi ukuntu ibereye ijisho. Kuhagera byonyine uba wumva utahava, uba wumva wakomeza ukahahama. Ndetse mu kiganiro gikurikira tuzanabaha n'amajwi n'amashusho y'ababashije kuganira n'igitangazamakuru cya Zeyipafo TV.